Irebere nawe uburyo umushinga wa PI Network uje guhindura isi hasi no hejuru, ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, tutibagiwe no kugira ubuzima bwiza bwa buri muturage wese utuye kuri iyi si, ubuzima buzira umuze. Nta muntu uri kuri iyi si utazamenya ifaranga ry'ikoranabuhanga rya PI. Nk'uko ku isi hose ifaranga ry'idolari rizwi na buri umwe wese, uwaritunze ndetse n'utararitunga, yewe n'umwe uryumva gusa atazi n'uburyo risa, ariko aba bose bazi ko kandi bemera ko ifaranga ry'idolari ari ryo faranga riruta ayandi yose, cyangwa se ari ryo faranga rikomeye cyane kuri iyi si. Dore uburyo PI ije ari igisubizo kuri buri wese, waba warayimenye waba utarayimenye, PI ije ari igisubizo cyawe, kuko izamenywa na buri wese, ije irenze iri faranga ry'idolari ryari rizwi nanone na buri wese. Turabasuhuje bakunzi ba WOWE TV, aho muri hose ku isi, waba ukora mining ya PI Network cyangwa se utanayikora, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Reka twongere dusabe umuntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro utarakora subscribe ku WOWE TV, ko yakora subscribe kugira ngo arusheho kujya abona amakuru ku gihe, arusheho kujya abana natwe mu biganiro bica ku WOWE TV umunsi ku wundi. Aha, umushinga wa PI Network duhora tubabwiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, tukababwira uburyo uje guhindura isi mu buryo bwose, mu buryo bushoboka bwose, imibereho, ubukungu, iterambere n'ubuhahirane byose birambye. Muri video zacu zibanza hari aho twavugaga uburyo uyu mushinga wa PI Network wamanutse muri za kaminuza mpuzamahanga zimwe zikomeye, kugira ngo ubanze wigishe abanyeshuri bazo ibyiza byawo. Za kaminuza zo ku rwego mpuzamahanga zikomeye, abanyeshuri bazo nibamara kumenya ibyiza by'umushinga wa PI Network, nibo bazamanuka kubisobanurira wa wundi wo hasi, wa muturage wo hasi, kugira ngo nawe abashe kumenya iby'ifaranga rya PI cyangwa se iby'umushinga wa PI Network. Iyi niyo ntego nyamukuru y'umushinga wa PI Network, kugira ngo buri muturage wese aho ava akagera, waba ukize waba uri umukene, waba uko waba uri kose, ugomba kumenya umushinga wa PI Network. Niyo ntego ya PI Network, yabicishije muri uru rwego rwo kubicisha mu banyeshuri b'aya makaminuza, kugira ngo abe ari bo nibamara kubyumva, abe ari bo bamanuka babigeze kuri buri wese utarabasha kubimenya. Reba ukuntu ibintu bibaye ibyiza gusa, ibintu bimaze kujya mu buryo bibaye munange. Iyo umuntu ahumeka aba asohora umwuka mubi, ariwo twita gaze carbonique. Yakinjiza wa mwuka twinjiza, ni oxygene. Wabyemera utabyemera, PI Network igiye kuba igisubizo cy'ibinyabuzima byose aho biva bikagera kuri iyi si. Ku muntu wayimenye nta kabuza wazaba umuherwe kuri byinshi, azaba afite amafaranga, ari bwo bukungu. Iyo ufite amafaranga, cyangwa se iyo wamenye amafaranga warayabonye, ukagirirwa amahirwe yo kuyagira, uba uri umuherwe, uba uri umumiliyoneri. Uzaba uwamenye PI Network azaba ahumeka neza umwuka mwiza binyuze mu mushinga wa PI Network. Azaba afite ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye abikesha umushinga mwiza wa PI Network. Ubu watangiye kuvuga ngo PI Network se izatuma uhumeka neza ute? PI Network se izatuma ugira ubuzima bwiza
gute, n'ibindi byinshi uri kwibaza ntabashije kuvuga, ariko ntiwabura kubyibaza kuko birumvikana uruhande rumwe. Dore icyavuye muri za kaminuza nkuru zatoranyijwe cyangwa se zigishijwe iby'umushinga wa PI network. Za kaminuza twababwiye mu biganiro byacu byatambutse zikomakomeye zatangiye kubyara amavuta, zatangiye kubyara umusaruro. Dore icyavuyemo: iya mbere, Harvard University, kaminuza ikomeye yo muri Amerika. Iyi ngiyi ntekereza ko umuntu aho ari hose iyo yumvise Harvard ahita yumva ko ari university ikomeye. Abanyeshuri baho cyangwa se bo muri university bahise bubaka sisitemu y'indege zitagira abadereva, SUSDRONE. Iyi drone izaba ikoreshwa na sensa, izaba ishobora gupima neza CO2, abazi shimi, CH4 cyangwa se CH4 na albedo yerekanwa n'izuba. Iyi CO2 ni bya byuka bibi byose biri mu nda y'isi bizamuka bigahumanya ikirere cyangwa ibidukikije, ibimera se, ibihingwa duhinga, ibintu nk'ibyo. Umuntu wese, umuhinzi wese, koperative iyo ari yo yose, sosiyete iyo ari yo yose, kampani runaka, igihugu cyangwa se leta runaka, buri cyiciro muri ibyo tuvuze haruguru kizifashisha izi SUSDRONE zo muri Harvard zafatanyije n'uyu mushinga wa PI network, azabasha kumenya neza ibyuka byangiza imyuka y'umurima cyangwa se y'ubutaka bwe. Bazaba bashobora kubona umubare nyawo w'ibyuka bihumanya ikirere ku butaka bwabo biciye ku rubuga rwa PI network, ndetse n'igiceri cya PI mu kugura cyangwa se bagurisha bwa butaka bwabo, wa mutungo wabo. Aha hantu nizere ko humvise neza. Umushinga wa PI network wemeye kandi wishimira gukorana imishinga igoye ndetse n'iyoroheje hamwe n'ibidukikije. Ku mwanya wa kabiri turasanga Corona cyangwa se Cornell University. Ubwo urabivuga uko ubyumva cyangwa se urabivuga uko ubishaka, upfa kuba wumvise ko nayo ari imwe muri za university zikomeye. Abanyeshuri bayo nabo bahise bubaka umushinga w'ibanze ku buryo burambye ari wo NFTREE. NFTREE ni umushinga wubatswe kuri PI network wagenewe gutera inkunga gutera ibiti ku isi yose. Intumbero ya NFTREE ni uko buri NFTREE igereranya igiti nyacyo, igiti kidasanzwe, kandi abakoresha bazashobora kugura no kugurisha ibyo bimenyetso bakoresheje PI cryptocurrency. NFTREE yitaye ku bwoko bw'ibiti, aho biherereye, imyaka, ibidukikije n'ihindagurika ry'ikirere kugira ngo abakoresha bagereranye ubuzima n'agaciro k'igiti nyacyo. Pi network ubusanzwe yari inafitanye imikoranire isobanutse na NFTREE ya Cornell University. Byakoranaga, byari bifitanye umubano n'ubusanzwe. Ibi byose uyu mushinga wa PI network uba urimo ukora, ibi byose ukora kugira tubashe kumayininga, biriya byose utambutseho kugira ngo tubone update zagiyeho, buriya haba hari ibidukikije biba birimo kwangirika. Ni nayo mpamvu
uyu mushinga wa NFTREE wahise wemerwa cyane kuko wahise uba igisubizo kirambye cyo gukemura ibi byangirijwe cyangwa ibi byabaga byangirika mu bikorwa bya PI network. Itsinda hahise hazaho noneho irindi tsinda ryise Sparkle, ryo ryagaragaye nka porogaramu ishimishije yo gukina, ifite umukino wo mu mukino wa NFT. Mu bitandukanye na NFTREE, uyu mukino wa NFT abakunzi b'iteramakofe murawuzi, uzaba uhuza hamwe na PI cryptocurrency. Muri Sparkle abakinnyi bazaba bashobora noneho gukoresha ibiceri bya PI kugira ngo bagure bageze umukino wabo cyangwa se bawagure hirya no hino ku isi. Ubundi turabizi iyi mikino yabaga ku migabane igiye ikomakomeye yo i Burayi mbese muri ibyo bihugu by'abazungu niho twasangaga iyi mikino ya NFT, ariko noneho bashaka ko bakoresheje igiceri cya PI bazawagura ukagera hirya no hino ku isi. Buri kimwe gishobora kongeramo ibihembo bishya ndetse n'ubushobozi muri iyi mikino ya NFT iteramakofe. Uyu mukino wa NFT na kare umushinga wa PI network watekereje kuwushyira muri application ya PI network, ariko bisa naho bigoye. Warabitekereje ariko kugira ngo ubihuze na application ya PI network birawugora. Noneho hackathon ikirangira bawushyira hanze biciye muri prototype, basanga birakora neza cyane. Murumva ko bifashishije aba banyeshuri bo muri aya ma university ari byo bise ibi by'amahackathon. Bikimara kurangira uyu mushinga navuga waronshinzwe uhita ukora neza cyane. Ibi byashimishije cyane itsinda rigari rya PI network. Nyuma yaba habonetse abandi banyeshuri bakoze porogaramu yiswe Instafi ishingiye ku buzima n'imyororokere. Haza n'abandi banyeshuri nanone bakora porogaramu bayita PI Barika ishingiye cyangwa se ishinzwe iby'amasoko, ndetse n'abandi banyeshuri bakoze porogaramu yiswe Craft PI ishinzwe iby'ikoranabuhanga. Murumva ko ibyiciro byose byagezweho. Hanyuma ngo hamwe na porogaramu yoroshye ya PI ihuza abantu impande zose z'isi, nta rurimi kamara urwo waba uvuga urwo ari rwo rwose wemerewe kuba mu mushinga wa PI network. Nta burambe bwihariye bugomba guhagarika iterambere kuri PI network. Uburenganzira kuri buri wese umayininga PI network wifuza kwitabira kubaka porogaramu ye kuri PI network. Wajya muri porogaramu ya PI ku rubuga rwa PI developer ugakora porogaramu mu rurimi ushaka kandi ukunda. Aha rero murumva ko karabaye buri wese amahitamo naye, waba ukora mining ya PI network waba utayikora, ni wowe wo kwihitiramo icyo ushaka. Niba wumvise iki kiganiro neza, mpamya ko PI ije gukemura byinshi kuri buri wese, nta n'umwe utazagerwaho n'ibyiza bya PI. Ntaho PI itazakoreshwa mu mafaranga, mu buhinzi, mu bidukikije, ubuzima, yewe aho ariho hose. Umuntu utaratangira mining sinzi icyo ari gutekereza uyu mwanya. We wayimenye ukaba utarimo kumayininga, ubwo sinzi uko ubyumva. Umuntu ku giti cye, sosiyete, koperative, kampani runaka, ibigo byahagurutse, habonetse ikigiye mbese habonetse igisubizo ikigiye kuzahura ubukungu bw'isi. Wowe uraho uracyavuga ngo tuba dushaka views,
ngo ibyo ni ubutekamutwe, ngo ibyo baratubeshya,